Akashabana icyo cyorezo bari kuvuga namba kibazo cyabayeho mbaheha n'uburembo n'igihe nitahi umugore ariko mukunda kugura uburi nakuragira ni boss uburi nako nitwara bukatse bizera ntagira urwara Mugoja ukaziwaye uko kira ndwara muranze muhaye urwaho mugiye kwinjiza mu rugo zarya gutera hano baraza kutubona icyonzi cyabo umeze na yewe we uzero no bamadamu wa bano naraza kugira imana moye na Rusi wari umeze ute se nari meze neza biracamo meze neza cyane meze urebye rero ngiye ukuntu meze nabi ubukene hanze ha buravuze ubuhuha ubukene cyane rwose ntugita ku bukene ntugita ku bukene muri iyi si amva rwose ubu se nataka ubukene mfite iki ubu ndi kureba gutya mfite ibintu nakubwire rero muri Kongo hari ibintu nk'ikiti ahubwo umwanganye ubu muri Kongo ngo hari y'imari yego hari y'imari n'ikiti ahubwo hari umuntu wari wambwiye ngo mushaki muraje kurangura muri Kongo azana muranga aho ngaho ndahari cyane rwose uzi ubukene nari maranye iminsi gari buri kuvuza ubuhuha n'ubu ngubu wari uri kubona ndi kugenda gutya meze nk'umuntu wumiwe zobo nyita ku bukene ubukene ahubwo buravuze ubuhuha ariko urazi reka ahubwo aho hantu ni ukuhafata neza kuko ngiye kubona ibiryo da cyane tugiye gukira twariye rwose none se ahubwo wari ugiye nari njye hirya gatoya aha hirya gatoya shabo haretse urazi si ikintu kigiye gukurikiraho reka dusubirane inyuma hari hepfo njye kugutama akantu kashimishije ku buryo imari ndangiye ni ya danje urumva rero tugiye kubona amafaranga ya danje twagiye gose ubwo tugende Kongo yewe we tugiye kunamagaye ubwo se ushaka iki yego ibintu uko bihari ndumva nishimye rwose umva ubwo ni iki ushaka Kadumusi ubeze ute boyi meze neza biracamaze amakuru ni meza cyane amakuru y'imeza ubu cyamera neza ko umuntu ufite na telefone imeze gutyo ngo ntabwo umeze neza ndakavaye wa muntu iyi telefone n'umuntu nyine ukantije ndi kurebera agafilimi nyine kugira ngo mpunge ubukene bwo muri iyi minsi meze nabi nta kazi ako nari mfite baranyirukanye meze nabi nawe uri gutaka ubukene kagira inkuru yego kuzikora amakuru ufite cyase ntabwo muba hehe se oya hari ahuza akazi se ndangira akazi sha hari muri Kongo ibintu biriyo niti ugeze nk'iki muri Kongo ariko kuvuga muri Kongo amafaranga arahari menshi muri abasazi twakize ahubwo muratinyuka mukavuga iryo jambo tutarivuga se uri kumva tutavuye mu bukene ubwo indwara ihangayikishije isi nayo muzi indwara ihangayikishije isaha umuntu ibyo ngibyo rwose umva uyu nguri kuvuga ngo byugarije isi sabana umuntu arayirengagiza ubwo se wakishinga ibintu by'iki gihugu kazagera kure Kadum reka nkubwize ukuri bwiza ukuri ndakumva muri Kongo rwose indwara yarahadutse yaraje iteye ubwoba biteye ubwoba kandi iyo ndwara irica pe irica ntabwo yadufata tuza nkubwire Rusi kuko ntabwo wakishimira kubona Rusi mugenzi wawe koko yanduye iyo ndwara ariko tumureba wakishimira kubona mugenzi wawe Kadungu si koko apfa amarabi agenda rwose kubera indwara mwiteye none se umva kamanze nkubaza ufite ubukene cyangwa nta bukene ufite reka mbabwize ukuri rwose kuri iyo ngingo pe nimba ari ukujya muri Kongo ariho ngiye gushakira amaramuko oya murabeho rwose ubwo muvuye niho muvuye ubu uri kureba gutya udashaka amafaranga sha muramenye boye we ubahagaruka no ujye inama nk'abarya b'imbuto mbanze ndabazivunja ibyo wende murashaka kunyuzamo ubundi muzacaye ko imipaka bayikuriye imipaka ntabwo ari ikibazo shabana imipaka twaca n'izapanya ntabwo ubizi wowe ubwo kuko izapanya wowe urazizi izapanya twazica izo mu byaro ugahita ugerayo neza ku mari ishuri kandi reka shabana wowe vayo tugende nzakwereka umuti
ibyo bigiye kuba ikibazo kandi izo renge zawe ntabwo ziri kumfasha pe kandi wanyweye itabi ariko nanjye wenda kumushyigikira nageze kucyumvaho bari indwara muri Kongo ya Ebola kamubwira no kugira ngo tujye kwitwa tujye duke byame kare nawe se kandi uramendutse Rusi muramenye ngaho ibyayo mu bikurikiranye ntago ndimo rebera boyi rwose ariko mwabura ubwenge n'izina ry'Imana wishimiye kuvayo ukaza ukarwara ukanduza abantu akashavana icyo cyorezo bari kuvuga ntabwo kibaye cyabayeho mbahe hari ahantu hose ufite imyanya hose amaraso avayo areka ayo maraso bavuga bajye bababesha ubwo ugiye kugenda ukene ubura amafaranga cyewe ubukene n'ifitiye umva n'ibisasu nabyishoramo jewe boy ndabushyigikiye nimba ushaka ndakugeza ku waramaje kiraka mwizivuganire ahubwo uri gutinda kumungezaho rwose kuko target ifite ni y'amafaranga ikintu cyose kitarimo amafaranga njye ntabwo nagikora izina ry'Imana ubwo rero uzi gahunda igiye gukurikiraho ubwo hahandi bwo twari tugiye ahubwo turanahari urabe kuko wabinyemereye ngo tuye n'ugurire mbona igihe nitahira mwogore ariko mukunda kugura natwe nakurangira ni boss ubwo uri kumva tujye kureba uwo muntu ase ubu ngubu kweri Rusi nabyo ngashakira abantu bagomba kujya banzana ibintu muri Kongo n'icururize yaheze he se Francina se baraherukanara ariko nanone iriya Ebola nayo iranzengereje ese gazo kuri kwivugisha aho ngaho wabaye Francina ibyo byihorera mwana wa mama nangiye guhomba utangiye guhomba ute ahubwo Rusi ntabwo muheruka Rusi ntabwo duherukana Rusi rero namuhaye ikiraka gashakira abantu bazajya bajya kundanira imari muri Kongo niba yarababonye niba atarababonye ntabwo mbizi pe Rusi duherukana ejo bundi ariko ntabwo duherukana vuba na nimero ye nayo ndi kuyihamagara ikanga ikabakumbuza kandi uko bisa kose kuva iriya Ebola iri muri Kongo ngize amahirwe nkabona abantu bajya bacayo bakibwobyora mu ntuza izapanye bakanzanira imari najya nyigurisha ku giciro cyinshi bigatuma tubona amafaranga menshi naho bitari ibyo ngibyo n'ishuri urarivamo da yesu ngiye nkava mu ishuri kareka ntabwo byakunda kugira bigende bite rero mbona amafaranga ari kubura amafaranga ariko wigira ikibazo cy'amafaranga ndaza kureba ariko nawe ujye ureba mwatwaduhungu mwigane hagira utwo wosha wumve ko twajya tujya Kongo kutuzanira imari yo gucuruza ubwo nibyo byiza bitaza kutwobosha numve ntabwo twakanga kiriya cyorezo ntabwo mu Rwanda cyagera ntabwo mu Rwanda cyagera reka ndaza kutwosha numve ubundi dushaka imari nyinshi nawe ubundi muri stock ibintu byashizemo natangiye guhomba burundu Francina uko bisa kose Imana nibishaka ibintu ndaza kugenda neza ndaza gukora uko nshoboye kose kugira ngo ibintu bize kujya mu buryo aba byiza kurushaho kuko uko bisa kose dore satani toka sana jina la ariko shambu ruhengeri nshonje ko bari gutanga uburyo bwo nshonje kabuya ni Kigali nkabo mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukazwi waje ahubwo se simbona busazanye n'umuntu ushaka ngo ngabariya baranga ko hari igihe amata y'ababyaye amavuta ko nabari we Gasongo umeze ute umeze neza Francina umeze neza yewe komera cyane Gasongo urarimo kumbuye Karasi nawe genda ushaka uburyo duteye wateka hari igihe batari bukire ikurikirane mukobwa wacu tuze gutaha tunyweye agacyayi yanibyo mushiki wanjye azuye arabuzi cyane kuko umva ni umuhanga nkawe rega uzi gushakisha ibintu byatuma abantu bakomeza kugira impinduka none se bisi nyinshi ese meruka nkubwira ngo nshakira abantu bazajya bajya kuzana ibintu muri Kongo nk'iki cyapfiriye dore ngo ntamuzanye ariko ikibazo ngiye mfite ndi kumva ntari kumwe nawe rero iki se nyine numvise ngo ajya muri
muri Kongo harimo icyorezo cyitwa Ebola aho cyamangayikishije gihangayikishije n'isi iriya Ebola ndi kumva ndi gucika intege nzi ko ibintu byo kugira ubwoba utabigira iriya Ebola yaguteye ubwoba wabyihora giteye ubwoba wumvishe nayirwaye byakuneze nanjye sibyo nari ndi kumubwira iriya ndwara ntabwo iteye ubwoba rwose ku buryo umuntu yabura kujya kwizanira imari ndakumva cyane Gasongo urimo neza umva ndimo ruzungu ukuntu nshaka amafaranga yambagiriye inama nuko ndi kumva iyo ndwara nje ndi kumva mwabireka ariko Rusi wajya ureka ibyo bintu byawe ubu koko urabona ubukene butwugarije twazabona ibyo kurya nyamara Gasongo nushaka inyumve bo tureke gusigana natugire gutya cyane ngo we Gasongo ibintu byawe byose ubikora mu mucyo reka nkwereke twikure mu bwoba oya njye ntabwo ndi kumwe nawe indi nama ngiye kubagira nyine urumva mwe muzajya mugenda muzana ibintu njye nimuramuka murwaye nzabivuriza muramponda sinoga njye sindi kumwe namwe ahubwo kazira nigendere n'imbaraga mutangiye guseru aka kanyura twiyumvise njye kandi munyumve seru Gasongo umuntu wawe kweri ubona izi mari noneho nitunazizana ahubwo hari n'ikintu zizatumarira reka nkwereke ndavuga dusezeranye ko utazigera uturega nzabivuga kuko gukora ibihamanye n'amategeko nyumvira shango ni Rusi kuko wakwise Rusi ntabwo yabishidikanyije urumva njye nabavuza hagize umuntu ni rwose Gasongo yatuvuza mureke mbabwire mwa bantu mwe rero ndakumva mwirwara n'ubukara byose sibindreba ntagira urwara mu Rwanda nzabatanga kandi mwebwe kandi nigendere ariko ntuzabivuge nzabivuga ushakira abandi benshi ye sindi kumwe namwe ushaka abandi benshi tora agapucyo kabwera bwera ariko Gasongo uri kubona ko kuri mukobwa yazagera kuki ahubwo shakira abandi n'icumi ahubwo abantu se ni ikibazo wowe niba ubifitemo gahunda koko izo mari zihari twabonye abantu benshi ahubwo nta kibazo noneho ku mafaranga yari yarakubwiye uko unzaniye umuntu umwe nzajya nkongereraho umushahara ayi wewe ngo iki ndahita nzana abantu deregite be okay ngaho nsimbuka rero ku buryo urara ucakiye babiri ejo mpite mbakubita amafaranga muciyapanya mpite mugenda ndabizi jewe ni ruzungu nzasimbuka ubwo Gasongo nje ndi kumwe rwose ubwo na hamukanya nta kibazo sawa usigare neza rwose nje banshakira rwose nawe umva n'urutabana nta kibazo ngize amahirwe Kadungusi akajya nzanira imari mushiki wanjye nawe ubwe yababonye uko yiga neza nta kibazo gihari ako bigomba gukunda nubwo iriya ndwara numvise ngo ntabwo ari yabonerwa urukingo cyangwa umuti nzajya mboshya bajyeyo nibashake bazapfe n'akazi kabo kuba nabonye imari nibashake bazapfe bashire nibajya bapfa nzajya nshaka abandi bagende banzanira imari bo kabwera babona nzabaho gute n'akazi kabo yego Kadungu mwafashe imodoka yego shahubwo ako kantu wenda kwemera uri umusore mwiza musimbuke murangure byinshi nge amafaranga naba na make mumbwe nohereza ndi no kugira ngo muzane ibintu byinshi muri Kongo ibintu ni amahoro mwebwe mugende muzane izo ndwara bari kuvuga mubihorere twe twirira amafaranga turya inota abandi bashimitse amenyo nta kibazo turya amafaranga abandi bashimitse amenyo nge Gasongo mbe mukire Gasongo we bo uraho umeze ute amakuru ni meza ese nibikiri gutumiza ndi kumva watumiza imizigo n'imizigo boye we nari ndimo ntumiza akamari muri Kongo ngaye cyane tuganira akamari hehe muri Kongo numeje akamari kugira ngo mbone Gaso nawe baye Kadungu si koko gute se kandi ubu ko kirandwara muranze muhaye urwaho Rwanda koko ahubwo Kadungu si niwe natumyeyo n'abandi basore babiri b'abanyeshuri mu mazu urubyiruko rw'u Rwanda abaturage b'u Rwanda umutuzaniye icyorezo pe se tukizanye hehe ukimugira iterabwoba oya ako mwagiye mwumva koko ubu imipaka barayifunze ubu leta y'u Rwanda koko niyo yabaye injiji ku buryo itarebye agaciro k'abanyarwanda kugeza aho yafunze imipaka none namwe mu gusa inyerera mu cyamo koko mukajya kuzana iyo ndwara koko muri Kongo ko numva nawe ushatse kugira ngo ube nka Rusi hariya reka nkubwize ukuri mushakira amafaranga ahari mu gihugu cyacu imikorere irahari imirimo wayibona wakora amafaranga ukayabona wakira rwose aho kugira ngo mufate urubyiruko rw'u Rwanda mu rwore kakagenda cyangwa iriya ndwara ntabwo ikira nta muti nta rukingo ako se mugani izengereje isi boye we ko Kadungu si yavuyeyo
Kadungusi aramutse avuyeyo akazi iwanjye ushobora gusanga yandusha abana bawe, ugasanga abana banjye mbashyize mu kaga. bireke kandi ntabwo byaba ari bireke, ushaka undi mushinga rwose ukora kandi uzabona umushinga uguha amafaranga. oye we sha uri inshuti nziza, nukuri uzi ikintu ngiye gukora, kamite mpamagara Kadungusi ahita ahindukira agaruke ibintu byo kugira ngo bazane indwara mu Rwanda itari yakahaje, mugani tubyihorere. nukuri kw'Imana rwose ubaye umugabo mwiza rwose, umugabo wumva uriya kintu n'ikindi gitekerezo cy'icyo nakora kuko oye ibitekerezo imirimo irahari rwose, ntugire ikibazo. nta kibazo ahubwo imirimo irahari, saba nta kibazo ngo umuhamagare. ayayaya Kadungusi we, oya mugaruke mumbabare mugarukira aho ngaho. oya ntabwo nshaka ko abana banjye bazicwa na Ebola kubera ibintu mwagiye gukura muri Kongo. oya mubyihore, ndabishyura udufaranga twanyu, ariko mubyihore na Ebola nshaka iwanjye mu rugo iwanjye abana banjye badashira. ngasawa nta bimuhagarike shoferi mugaruke sawa. Dore satani ariko ni oya arakoze.